ndagusoje cyane kandi mwaye ikaze wo kunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri Koko TV. Nawe niba utarakora subscribe ukora kandi ubundi ujye ubona ibiganiro ndetse n'inkuru zigezweho ukurikirane isi aho igeze ndetse udacikanwe n'amakuru yose agezweho. Kora subscribe aka kanya ubwire n'abandi bose TV on YouTube, of course. Ndakeka ibintu byose bimeze neza abagabo. Ibintu mubona koko tutazabishobora. Rero reka tubasuhuze cyane abantu batandukanye by'umwihariko abafana b'umuhanzi kazi Sani. Twizere ko nawe umeze neza cyane kandi ukomeje kugubwa neza cyane. Hanyuma rero mwagiye mubona Sani mu minsi yashize ari amafoto yagiye ashyira hanze, ariko amafoto abantu benshi batavuzeho rumwe, uretse n'amafoto hari na video cyangwa se amashusho yagiye ashyira hanze umuhanzi kazi Sani ameze nk'aho arimo aragaragara uko yavutse, nimba ariko nabivuga, ariko uko biri kose abantu ntabwo bagiye babyakira kimwe. Hari uburyo yabikoraga nyine ukabona mbese sinzi ubuse navuga iki kwera, ariko ukabona hari ukuntu nyine bimeze, ndetse abantu benshi bagenda babyibazaho bibaza batariko Sani ibi ngibi ni iki. Hanyuma rero uko biri kose ni iminsi yashizeho twagendaga tubagezaho ko umuhanzi kazi Sani ukuntu yagiye kuri Instagram live, hanyuma we akagenda agaragaza ubwambure bwe, abantu bagera ku 1000 aribo bari bamukurikiye ari live nyine. Nyuma yibi abantu benshi batandukanye biganjemo cyane abagiye babyibonera imbona nkubone bakomeje kugenda babivugaho, bagaruka ku kuntu Sani yiyandagaje imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu. Sani rero muramuzi, ariko Sani kabisa uyu mukobwa nawe ari utuntu akora rimwe na rimwe akadutwika. Muribuka Sani Department, I think inzu nziza cyane y'umujyi wa Kigali nyine hashagize gutya tungura abantu. Twagiye tubona atanga ibiganiro hara muri Kenya yerekana shop yiwe kandi avuga ati ye mfite umugabo wo mu bwato my friend. Hanyuma nanone umusore witwa mutipe ukina Patrick, ukina murana yitwa Patrick nyine ni Manuel, ni hariya Sabima witwa ni Manuel irindi yitwa ntabwo mbyibuka cyane, nyine agaragara yiriza bavuga ko bari mu rukundo. Ariko Sani ntabwo yaripfanya, ahubwo binyujije ku rukuta rwa Instagram yahaye gasopo abantu bose bagiye bamutaranga bavuga ko yiyambuye ubusa, abasaba kujya bareba ibibareba, ibitabareba bakareba ku ruhande. Ni rero kuri Instagram ye twagiye tugira gutya turangije tugenda dusoma aho yavuga ati here mind your business Rwanda Krishna, tugero nyine ndi Rwanda Krishna, hanyuma mugende murebe bareba. Ariko Sani nyine nudushya agenda akora, ariko dono why abigenza kuri, ariko buri abafite impamvu ze bwite. Ariko nawe yenda wabaragiye kuri Instagram hanyuma ukagenda ukareba Sani kuri Instagram igiye ubona akurikirwa n'abantu 222 byose, akaba we akurikira abantu 616. Hanyuma ro Sani yagiye yihaniza abantu muri ubwo buryo babwira bati kapsa you mind your business what's up. Rero ubona Sani. Hanyuma ahangaha ni foto nanone yashyizeho yambaye ikintu kabisa ubona ko gihenze, ariko kandi akimara kubishyiraho avuga ati here mind your own business and Krishna. Abantu bagera ku 185 bagize gutya barakita batangaho ibitekerezo. Umwe aravuga ati kabisa mba nibaza ukuntu Imana ifata umuntu w'umusazi ikamuha cash njyewe muzima nka buranirwa kabisa, ariko yarengereye cyane. Ariko undi nawe aravuga ati tuzi neza ko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka, nawe niko ubyemera, wari uzi ko uzabibazwa imbere y'Imana. Hanyuma abandi bahitamo batakane baramubwira bati biki se ko ari style ye. Undi akomeza aravuga ati mu bihe bya nyuma buriya nyine aba yatwitse. Undi nawe ati ni ukuri dushaka Imana bigishoboka kwibonwa. Undi ati babwire rwose banje mba mbona ari ibintu bibare babwire. Undi nawe ati nabibetingira niba utaraturubuye warahe. Ariko urumva ko ari ibintu byinshi abantu bagiye babivugaho nyine kuri iyi foto y'uyu muhanzi kazi Sani. Muramwibuka mu ndirimbo ze yagiye aririmba kunga ari kumwe n'umuhanzi Bruce Melody, reka tube tumusuhuza cyane. Undi nawe
akomeza avuga nyine ati akomeza avuga ati burya si ukwiruka ahubwo ni ugushishikara, sinzi ibyo yavuga ngo ni ibiki. hanyuma undi aravuga ati uzajye kwiga kwandika neza icyongereza baby maze udutwike kahave. arumva nyine arakuntu yavuze ngo mind on, I don't know, ababizi bazajya babivuga. hanyuma undi ati ongera utwereke ntabwo ntabivuga. undi nawe ati toka satani, musohokemo mu izina rya Yesu. Sani rero urumva ko yanasengewe. twe turacyari Umuvuduko TV, turagenda tubabwira inkuru y'umuhanzikazi Sani, aho yagiye agaragara abantu bari kumugaya bati yagiye ashyira hanze ukuntu ameze, ariko wavuga ati mujye mutekereza ibibareba. ducishirije nyine nubwo cyari mu cyongereza kitafite ubunyangamugayo, ariko mu by'ukuri urabona ko nta katagize. ariko undi ati uri hafi gutoragura amashashi wa mukozi shitani we. rero ni comment turi gusoma kuri Instagram, hatazagira umuntu ugenda tuvuga ati mwe mwavuze ibiki. undi ati ariko ubundi banyweye iriya tabi sinzi Sani, ariko ubundi Sani kutigeze ubasubiza what's wrong, ati bakureke uko wasanga ibyo bambariyeho ari bibi. hanyuma undi arakomeza avuga ati ko wambaye noneho kuramo. undi ati wirirwa utera abantu isesemi ubereka ariko nyine urabona ko ni comment nyinshi cyane. twe turi Umuvuduko TV on YouTube, of course ibintu byose biba biri fire, natwe fighting dutwika cyane. reka dusuza abantu bari muri Kenya, abantu bari hariya Nairobi. umuntu ese nasuza nkanda, hari abantu bitwa ba Pasi B bari hariya Nairobi, umeze mute Pasi B? hari n'abandi rero bagenda babeizo bari hariya mu gihugu cya Kenya, namwe ndabasuje cyane, nizeye ko mumeze neza. rero twabwiraga ku nkuru ya Sani n'amafoto atandukanye yagiye ashyira hanze, abantu batabyikiriye neza twagiye tunyura muri comment zitandukanye WhatsApp, twizeye ko mumeze neza. reka tukubwire wowe watinze gukora subscribe, ugenda ukora subscribe ku Muvuduko TV on YouTube, of course, kugira ngo inkuru zijye zibageraho 5 out 5. twebwe rero turacyari wabandi bashobora kubagezaho inkuru zitandukanye zicaracara hirya no hino ku isi. hanyuma rero sinyasuza ntababwiye agashya mu mikino ya kipe yigize rudahangarwa Liverpool, nanjye mfana barabaye kubese ibitego 4-0. ni ikipe ya Man City nyine yabacetse ibitego 4-0. hanyuma Real Madrid irongera amanukira twikira itsinda igitego 1-0 ubirarusha ikipe ya FC Barcelona amanota ne yose. Real Madrid 78, Barcelona amanota 70. abamikino nabo ubwo simba haya Podet abafana ba Real nabonaga Sergio Ramos ni kapiteni w'ikipe ya Real Madrid uri hari ibwami Casablanca Los Blancos. rero ameze nk'intare, hari ukuntu yameze ubwanwa kabisa, sinzi ukuntu Messi biri bugende. muribuka ko mu minsi ishize banganyije n'ikipe ya Atletico Madrid, rero bikomeza kugenda bizamba ku ikipe ya Messi n'abafana bayo. kansuza umuntu witwa Kibar fan ikipe ya FC Barcelona ariko udakunda Liverpool anyway. ubwo rero nabahaga Podet z'imikino kuri uyu munsi, ariko ko biri kose twabwira ku nkuru ya Sani. kora subscribe kugira ngo tukomeze tugende tubibanamo neza n'Umuvuduko TV on YouTube. twe tugenda tumeze bon, twe ntago tugenda nka kanyamasyo, byose birihuta, ariko Umuvuduko TV ni igisubizo cyawe. reka rero nkubwire nukomeze ugubwe neza cyane. twabwiraga inkuru ya Sani y'ukuntu yambaye ukuntu ndetse anigaragaza mu mashusho yambaye ukuntu, ariko still abantu babivugaho rimwe, ariko nizere ko ibintu bimeze neza cyane. ciao.